ariko yarambyutsaga nashyushye ibiryo ngwino urye nkagira courage. Namaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze. Ndadi nawe ararize. Byarananiye. Mana yanjye. Navuga ngo ndamuhamagara nijoro urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha. Ndarana nawe none nanga no kwirarana. Vestine ari umuntu ni itsinda rya Vestine na Dorcas bongeye kugaruka mu biganiro bya MIE Empire, aho hari hashize igihe kitari gito batagaragara muri ibi biganiro, dore ko kuva Vestine yashyingirwa aribwo bongeye kugaruka. Abantu benshi bakomeje kugaragaza ko babakumbuye, aha ni nabwo Irene yahise abazana kuri channel ye ya YouTube, dore ko ari nayo ireberera inyungu z'abahanzi. Bagarutse ngo baganire n'abakunzi babo, aha niho bagaragaje ko nabo bari babakumbuye. Baje kandi mu gihe bitegura kujya mu gitaramo bazakorera mu gihugu cya Canada, bitiriye indirimbo yabo Yebo, imaze kurebwa n'abatari bake kuri channel yabo ya YouTube. Iki gitaramo kizaba tariki ya 18 z'ukwa cyenda uyu mwaka, aho bazahurira bwa mbere kuri stage na Adrien Misigaro. Benshi rero bari bakumbuye iri tsinda rya Vestine na Dorcas, baje bibutsa ibihe byiza bagiye bagirana mu bihe byatambutse, dore ko iri tsinda rifitanye amateka akomeye. Dorcas rero muri iki kiganiro yaje kuvuga ko gushaka kwa Vestine mukuru we kwatumye agira depression. Dorcas yavuze ko byamuteye depression kuri umuvandimwe we Vestine, siyamubuze ku buryo bwo kutamubona, ahubwo ngo nuko yamugiye kure agasigara mu rugo wenyine. Yavuze ko bitangira ari ibintu yumvaga biraho, ariko byaje kumukomerera cyane uko iminsi yagiye iba myinshi, dore ko yageze n'aho abwira nyina ngo araremerewe, aho byari mu gicuku nka saa 9 z'ijoro, bahamagara Vestine kugira ngo abashe gusinzira. Dorcas yavuze ko iryo joro yararanye na nyina kugira ngo amufashe gusinzira. Mu busanzwe Vestine na Dorcas ni abana bakuriye mu itorero rya ADPR, baririmba muri kwari yitwa Gosheni mu karere ka Musanze, dore ko ari naho bavuka. Aba bahanzi bakiri bato bazamutse mu gihe gito bitewe n'ubuhanga bafite mu miririmbire, aho bakunzwe cyane mu ndirimbo Nahawe Ijambo, Simpagarara. Ni abahanzi bamaze kubaka izina ridasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, si mu Rwanda gusa ahubwo no hanze yarwo, bitewe n'uko ubu batakirimba indirimbo z'ikinyarwanda gusa, ahubwo basigaye banaririmba iz'igiswahili, ndetse bavuga ko banateganya gusohora izindi zo mu ndimi zitandukanye kugira ngo bakomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Mushimire bakurikiye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ibiganiro byiza byo nakagaruka.